muri no minsi yarishize abenshi bari biteguye yuko run up biraza kurangira umuziki asa nk'umuntu usezeye. Reka mvuge ngo sone munambabarira, iyi nkuru ni inkuru ngomba gushyiraho umucyo, ni inkuru ngomba gushyiraho umucyo tukerura. Run up muri no minsi yarishize yari afite ikibazo kijyanye na platform ze usanzwe bitewe n'amasezerano bagiye bagirana n'amarebo. Muri rebo yari arimo rero sasa rero sinzi nimba mwarabonye cyahindutseho ku miterere n'imikorere ya rebo yari arimo bitewe n'ibibazo bari bafitanye. Ariko mbere ntaratangira icyo kibazo, reka nkubwire yuko run up no mujene avukiye mu Rwanda, akurira mu Rwanda, umuziki awukorera mu Rwanda. No kuvuga ngo no mujene yakuriye Kicukiro. Ntumbaze igihe yavukiye n'iki, ibyo naho nshaka kuza muri detail kuko aracyari upcoming mu kuntu. Ariko noneho run up ni wa mujene wakuriye Kicukiro hano ruguru ya Expo. No mujene wakuriye hano ruguru ya Expo, yenze cyo nawe arimo kwiyumva, arabizi yuko byanga bikunda. Arukuntu ibintu bigenda bihura gake gake. Nta makuru ngiye ngomba kubaha atariho ivumbi, nta makuru ngiye mbaha kubera ko nzi kari ari anyayo. Naye muzamubaze mwumve neza. Umujene rero wifashije mu buzima busanzwe, yakuriye hano ruguru ya Expo aho bita ku Karambo. Yakuranye n'abajene benshi barimo abastari kugeza kuri ubu ngubu. Abenshi banze no kugira icyo babivugaho, cyo babitangazaho nka run up bamuvugaho. So abenshi bagiye rero babazwa kibavuga kuri run up nk'umuvandimwe watumbagiye cyane. Ariko noneho ni umupeti wakuranye impano yo gucokoza ibintu bijyanye na computer no gukina amateatro, ariko ntiyaza kubikomeza muri make. Nyuma mu myaka 2 ishize aza kuyoboka umuziki, aho yagiye akora indirimbo nka On God, akora indirimbo C, akora indirimbo Tsunami, harimo n'izindi. Indirimbo rero yatumye amenyekana cyane ni On God, yakoranye na Paraso mu gihugu cya Uganda, amenyekana ku ndirimbo yita C. Izo ndirimbo ebyiri nizo zatumye tumenya run up ngo ninde, ariko Tsunami yaje ari rurangiza. So nuko rero izo ndirimbo uko ari 3 nizo ndirimbo bundi run up yaje avuga ko Ewan aje ari wowe nyawe. Twamumenye nka run up kubera izo ndirimbo izo nkubwiye. Abandi bazakubwira izindi ubwo sinzi abazabazikuye, ariko izo nkubwiye nizo zanyazo, nizo ndirimbo abenshi baziho kuri run up. So uno run up rero bakunze kwita Patrick I think so yukari Patrick. Ndakeka ariko umuntu ajya gukoreza amafaranga ukareba mukangane. Okay, ajye benshi twitwa bandagije Imana. Hase ni amazina, ubundi ni amazina mabi tujye tuvugishwe. Kwitwa ndagije Imana nta gisebo kirimo my friend. Kwitwa ndagije Imana nta gisebo kirimo. Yemba numva ari izina ryiza tu, ahubwo sinzi impamvu mutaba proud y'amazina yanyu, cyangwa se ngo nyine mwumve muri secure nyine tu, kuko akenshi kuba witwa izina ririmo Imana kumva sinzi impamvu mubishyira mu mazina y'igisebo. Yagombye kuba ari izina uri proud yaryo, kubera yuko niwe bajya kuri kwita no ntago ari kuryita. So rero byahansaba kujya muri detail nyinshi kujya kureba ukuntu run up amazina abiri yose, ariko ufate ko yitwa Patrick akakanya ku munsi w'ejo nzaza nonje kubaramburira inkuru noneho yeruye kuri run up yibuza mu busanzwe butari mu muziki. So nuko ngo rero
uyu munsi mfite Run Up watangiye umuziki akorana na Easy Cut mu bijyanye n'amashusho. Audio ni bisanzwe rwose, umujene arisanyura gahoro gahoro. So indirimbo rero zirakomeje za Run Up ubwo, ariko hagati aho ngaho mbabwira ko uyu musani Run Up yarafitanye ikibazo na management ituruka muri Nigeria. Maybe afite iki kibazo gifite aho kijya guhurira n'ikibazo cy'undi mujene nashatse kuvuga hano, ariko ntago birajya hanze. Ibibazo by'ama rebels yo muri Nigeria, iby'abantu bo muri Nigeria murabyibuka ubwashize imyaka 2 ishize Platini yasinyeyo biza kubaza zagara nawe birangira avuyeyo. Ni benshi, hari n'abasande bagiye basa n'abantu tagiye byemewe n'amategeko bitewe na industry music kuni hagaza, ariko bikaza kurangira bavuze ko babayeho ubuzima bubi bageze hariya kwa bagiye gukorayo ikintu cyane n'umuziki, bagiye gukora igikorwa kirenze. Rero Run Up mu minsi yashize mu kwezi kwashize ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatatu, ni bimwe byatangajwe ko Run Up ari mu bihe bigoye, ari kuganirizwa na management yo kugira ngo barebe icyakorwa. Yaje gutangaza yuko ari mu bihe bigoye bitamworoheye, kandi ko ashobora guhindura izina rye, rishobora guhinduka n'indirimbo mutakizibona kuri platform ye. Rero byaje kuganirwaho na management ye, babiganiraho neza cyane, biza kubyara umusaruro wa danger, dore yuko baje no kuzanga gusiba indirimbo atari cyo kintu cyangombwa, ahubwo hari uploadinzwe indirimbo hagendewe kuri Run Up mwenyewe. Rero biza guhinduka indirimbo ziguma hanze, ariko habaho icyo bita collaboration na management, no kuvuga ngo bagabana pasu. Ubwo mu gihe Run Up yaryaga wenyine, ubu ngubu ubwo ari hano mu gihugu cy'u Rwanda arimo gukora umuziki, ubu ngubu no kuvanga indirimbo zose n'ujya kureba urasanga zifite collaboration hasi. Ni uburyo bushyashya rero YouTube yazanye, iyo indirimbo yakoranye n'umuntu bisanga ngombwa ko mukora collaboration mukajya mugabana amafaranga. So n'urwango rero Run Up yaravuze ataho kugira ngo ngiye izina ryanjye muri sibe n'indirimbo zanjye, mukore iyo collaboration. Nono mu ndirimbo twakoranye amafaranga najya sohoka tsoye tugabana. Nicyo cyabayeho. Naho ubundi Run Up yari yarangiye, yashatse management iri heavy cyane. Management yashoraga hafi 2 miliyoni zisaga hafi 3 miliyoni zo kujya shootinga ama video nizo keepinga ama audio process, mixage, biki n'ibintu byinshi. So n'ubango rero Run Up yabonye yabivamo gutyo, like arabohoka. Nawe yarabivuze arongera bisubiramo, arababwira ati ngiye kuba hano n'undi muziki. Ubundi mu kwezi kwa mbere kurimo kurangira yari yiteguye gusohora Kipaso, ariko biza kuba ngombwa yuko atayisohoye bitewe n'iki kibazo cyari kiri muri management ye. Yaje kuba atumvikana nayo muri ayo mezi. So n'ubango rero Run Up umuhanzi w'ikirangirira hano mu gihugu upcoming, yagizeho ikibazo no kurwara icyo nakita ihungabana. Nta kuntu umuntu yakubwira ngo washoye mo amafaranga yawe nawe kandi atari makeya, ukambwira ati agiye gusiba igihangano n'izina arisibanganisha ryose riveho, kandi Run Up yari yarabitangiye riseri. So no kwango rero management wa mungane wandi ngo yatakwishe yitagopoteje irakuzamura. So no kwango nabanze benshi ro bagiye bazima kubera management. Icyo kintu abantu benshi bakiziho
hari benshi bagiye bivugaho like nk'umutipe bita Amalon yabivuzeho, nk'umutipe bita CEO Trap ukora njyana ya Trap mu gihugu hano mu Rwanda, uwo bita Bushido Bushari nawe yabivuzeho ko ibintu bya management nawe asa nk'umuntu urimo kugenda bikatira gake gake kimwe n'abandi benshi. So rero no kuvuga ngo Run Up nawe rero byari bigiye kurangira indirimbo bazisibye. Ni ibintu byababaje abafana be cyane, no ku mbuga barabyanika bati buriya byaba bigoranye cyane, inama iricara iraterana, baravuga ngo abakuru bakicara bagaterana. So biza kurangira rero Run Up avuze ati njyaho kugira ngo musibe izina ryanjye nka Run Up, musibe n'indirimbo zanjye nka Run Up, mushaka ikindi kintu mukora. Ndakubwira yuko bari kwamusubiza inyuma, ushyizemo inyurabwenge yawe nawe baje bakavuga ngo izina ryawe barisibe barisubize hasi gutyo, bashaka ikindi kizina yitwa, dore ko byari byanatangajwe n'aba influencer benshi bo ku mbuga nkoranyambaga. Ntabwo byari gukunda, ntibyanakunze. Yari yarakoranye indirimbo n'abantu like bafite amazina, urugero nka Palaso, bitewe na background muri industry music muri East Africa nafite, ntago wari kumbwira uburyo bari gusiba indirimbo, ntago wari gusiba nk'indirimbo nka Tsunami n'amafaranga ugereranya ko yabirimo, ntago byari gukunda. So no wango rero Run Up yari ari mu mazi abira, aho yamaze igihe kirekire asa n'uwifungiranya ahantu ha wenyine, yarabuze umuvuganira, yarabuze ugira gute, nyamara abandi barimo gusohora imiziki uko babishaka. So no kwango rero yaje guteguza mu kwezi kwa 12 mu mpera z'umwaka, dusatira mu kwa mbere kugitangira, yaje guteguza indirimbo bita Kipaso, indirimbo yakorewe mixage kwa Bob, indirimbo rwose byinitse. Biza kurangira mu kwezi kwa 2 kurimo kugera amatariki 12 I think so, yuko hagati aho hafi birangira avuze yuko indirimbo itagisohotse bitewe n'impamvu za management harimo kurwana nazo. Ariko yamanje gusohora cover ya Kipaso, aranayipostinga kuri Instagram, ndabyibuka icyo gihe, ateguza yuko ari indirimbo igiye gusohoka ya Danje nk'uko yarasanzwe asohora indi miziki yindi isanzwe nyine. Biza kurangira umuhungu wa Karambo birangiye mbivuze umuhungu wo ku Karambo rwose birangira avuze ati njyewe umuhungu wa Gikondo, kambivuge gutyo kugira ngo mubyumve neza. Uri hari igihe umuntu avuga abagatire kambigire gutyo reka mbigubanuza, ariko araza ko byihangana kabisa. Umuhungu wa Gikondo rero abaravuze ati njyewe ntago bishoboka, neda yaravuze ati njyewe bagomba kunsubiza izina ryanjye n'indirimbo zanjye, ndi umuhungu wirwanyeho, nazengurutse isi yose, ntago ari mwe mwayinzengurukije mbere yuko njyewe nyizengurutse. Aravuga ati njyewe umuhungu wirwanyeho, umuhungu wakoze akagera iyo agera, kandi na n'ubu ngo baracyagenda. Ntago mwansibira izina ngo munsibire n'indirimbo nakoze, nazitakaje imbaraga nyinshi kubera yuko umuhanzi buriya niwe uririmba. Biza kurangira rero na musubije indirimbo ze, indirimbo Kipaso nayo mu minsi iri imbere, niyo makuru mashyashya mbafitiye cyane yuko indirimbo yita Kipaso hamaje kujyayo agasampo gatoya ari kwa Bobo Pro, arimo kuyivibinga, arimo kubereka yuko he's come on, arimo kuza kabisa bizamo neza cyane, akubwira ati I'm a runner. Arabirukansa imisozi, umva yuko noneho Kevin Kadengo yabirukanyije imisozi. Run Up yabirukanyije imisozi ku ndirimbo bita C. Yabirukanyije imisozi ku ndirimbo bita Tsunami
Tsunami ni indirimbo nziza utapfa kwisukira uko wumva ushaka. Run Up ari mu mirongo y'imbere mu bahanzi b'abupcoming bakoze indirimbo nziza turimo gusohoka uno mwaka washize 2025 tujya muri 2026. No muntu Ewana watwinjije mu mwaka neza. Hiro arimo gusohora Kipaso muri no minsi, twitegure nitumubona tuzaza hano tumuganirize tumubaze ngo urya gukora imiziki biroroshye cyangwa eske nawe urimo gutegura kuza mu miziki, eske urategura iki, uyiteguye gute? Biravuna. Indirimbo imwe ishobora kukumaza imyaka 2 ukirimo kuyikora kugira ngo izasohoke nyuma y'uyu mwaka wa 3. Mwumva imvuna abahanzi rero baba bashyizemo. Baba bavunitse cyane, baba bakoze cyane, niyo mpamvu akenshi mubona indirimbo isohotse mwe mukagira ngo biraho ngaho, kumbi indirimbo ibari abavunnye kuva kera. Yes, it's your boy Director Password the Black Talker mu cenga ruvugiga amarira nyita password professional gaf. Ngiye mporana n'abahanzi ngendana nabo ariko ndi intare muri bo. Ndi intare muri bo. Ini podcast ya mbere mu gihugu, ni podcast ya mbere igira amakuru ku bahanzi ndetse n'abatari abahanzi. Kora subscribe kuri Password Podcast. Ikiganiro ni Talk Plus. Dukomezanye. Dukomezanye kandi ntiwibagirwe ndakubwiye ngo Ewan. Hano hanze hari amakuru utabasha kuvuga ngo yarangize. Nanjye ubwanjye hari nyavuga nkagira ngo nkabade. Studio kigiye kumbona nzajya nyiraramo. Get. Kora subscribe leo dukomeze Talk Plus nakagaruka. It's your boy Director Password the Black Talker mu cenga ruvugiga amarira nyita password professional intare mu